ikindi nagira ngo mubasobanukirwe bariya abantu rwose. Hari abantu njya numva ku maradiyo babitiranya n'abatutsi, ngo igihugu ni icy'abatutsi, ngo ntabwo ari byo, kuko iyo muvuze ngo igihugu ni icy'abatutsi, hano hari abatutsi bababajwe, hano donc tubona benshi, urabona Karasira, urabona Mushidi mwahoze muvuga. Iyo muvuze rero ngo igihugu ni icyabo, ubwo nabo ntabwo bakagombye kuba bafunze, ntibakagombye kuba bicwa. Rero bari abantu bafite icyo umushinga wabo wo kwica abantu, kandi bamwe wenda bakababeshya ko ari bene wabo, bakabagira agakingirizo no kugira ngo bice abandi, noneho bababwira ko wenda ari abanzi babo, ariko mu by'ukuri nibo baheraho bagira ngo babone urwitwazo rw'uko nibatsemba abandi batazabasha kugira icyo bireguza, kubera ko bazaba babeshye ko bishe abatutsi. Rero babisha bene wacu, natwe tugiye kubica, cyangwa twabisha bazira ibi ngibi. Ibyo rwose ibi bintu abahutu n'abatutsi, igihe bari abantu babaga batari ku butegetsi, twabanaga neza, tugasangira, tugashyingirana, tugatabarana, ntacyo dupfa, twabanye neza, turi abantu, tugira impuhwe, ari abahutu, ari abatwa, ari abatutsi, ariko bari abantu ntabwo umuntu bagira, nta mpuhwe bagira. Njye rero mujye mubatandukanya n'abatutsi, mubita ikindi, muzabarebera irindi zina. Njya nkunda kuvuga ngo niba atari twe banyarwanda, ubwo niba ari twe banyarwanda, ubwo bose abanyarwanda, cyangwa se niba bo ari abanyarwanda, twebwe ntituri bo, kuko ntago mu by'ukuri umunyarwanda yakwica undi. Ntago bishoboka ko umuntu yakora umuvandimwe we jenoside, yamwica kuriya, yamukora ubugome bungana kuriya.